Inzira igororotse. Abagalatiya igice cya kabiri umurongo wa 14. Ariko mbonye ko batagenda mu nzira igororotse ihura n'ukuri k'ubutumwa bwiza, mbwirira Kefa imbere ya bose nti ubwo wowe uri umuyuda ukifata nk'abanyamahanga ntiwifate nk'abayuda, ni iki gituma uhatira abanyamahanga kwifata nk'abayuda? Inzira ijya mu ijuru ni inzira igororotse, ni inzira imwe yashyizweho n'umwami wacu Yesu Kristo. Nyamara kuri yo hashamikiyeho izindi zitashyizweho n'umwami, ahubwo zizanwa n'umubi kugira ngo akure abagenzi mu nzira ijya mu ijuru. Kandi umugenzi wese atabaye maso yaziyoberamo. Inzira zishamikiye kuri yo ijya mu ijuru ni nyinshi kandi zigenda zivuka umunsi ku wundi. Icy'ingenzi ku mwanzi si inzira unyuramo uvuye mu nzira igororotse ijya mu ijuru, icyo ashaka gusa ni ukuyikuvanamo. Aho wakerekera handi kuri we icyo si ikibazo, apfa kuba yakuvanye mu nzira ijya mu ijuru. Muri iki gihe hadutse inyigisho zibwira abantu ko ngo niba warageze mu nzira ijya mu ijuru udashobora kuyivamo ngo ujye kurimbuka. Izo ni inyigisho zidahuye n'ukuri, nubwo abazigisha bagerageza kubwira abantu ko arizo za kera. Ni inyigisho zitera kurimbuka zigamije guhesha amahoro abavuye mu nzira igororotse kugira ngo bakomeze kwibeshya ubugingo. Ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli, niko no muri mwe hazaba abigisha b'ibinyoma bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye bizanire kurimbuka gutebutse. Petero wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa 1. Ni inyigisho z'abadayimoni zigamije gukura abagenzi mu rugendo ngo bayobe inzira, kandi mubi azizana hanini akoresheje abatarabashije guhinduka by'ukuri bakagumana gukiranirwa mu mitima yabo. Ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Petero wa mbere igice cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2. Umubi yabonye ko yakubuje guhinduka nawe ukabyemera, ashaka uko yaguhesha amahoro muri iyo migendere ipfuye, yamara kukuyobya akakugira igikoresho cyo kuyobya n'abandi. Kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, bayobya bakayobywa. Ariko woweho ugume mu byo wize ukabyizezwa, kuko uzakwigishije. Timoteyo wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 13 n'uwa 14. Inzira ijya mu bugingo ni inzira igororotse, ariko ishamikiyeho nyinshi zigoramye kandi zishyirwaho n'umwanzi ngo ayobye abagenzi. Ibigusha byinshi biri mu rugendo kandi bizanwa n'umwanzi. Ushobora rwose kunesha ibyo byose bishaka kukudindiza. Indirimbo y'110 mu Gakiza. Ni ngombwa kuzirikana ibyo kugira ngo tubashe kuguma mu nzira no kuzasoza urugendo rwacu amahoro. Dusenge. Mwami Yesu, ndindira mu nzira natangiye ijya mu bwami bwawe, undinde kuyoba, umpe kuzasoza amahoro. Amen.